Ndajya kurya mu nzu wawe rutajyana kurya yewe. Ndagakurya. Funga amaguru n'inyagwe. Ndabona wewe wifite wamenze ubwenge ufite telefone. Hako ntabwo naguhenze man. Ese urumva? Ntabwo naguheje. Nahuje twafatanye nta kibazo. Niho gose nawe ufite kagatushe. Nyene kagatushe kankabike. Mwere gitandukanye. Reba nko. Turonkome ikintu kimwe ko nzayitsinda. Reba hano. Urabona? Riva yumva chachi. Yego. Zone mbe utuntu ngutuntu. None se mwana. Turavivuye. Ko ndaweho wabikoze. Nje wanije nanjye nkagenda nigira. Oya reka dufatiranye hamwe urumva nuko igipapa cyane cyiza uzandikaho ibyo wasomye hano. Byose cyamaye. Komeze nako yivuza. Akamanza nanjye someho. Uri kureba. Revenue Church. Enable to hone didi. Aha. Ona ningi. Ego. Wawe yena so. Urako nibwira rikoze nyine nta nonga nacinje nase. Haza mwana mu. Konde wabikoze neza mwana. Burya kasema tro nakambere. Urabona mwigi Faransa. Urakibona? Wani English. Ni ndamenya ko mama tibaza are. None wanje physique. Inani. Natamenya ko pati. Nana kwiza ariko habe shaka. Abo ko twagabwe. Ikiza munumva zaje. Wiki? Umva. Chokora bongo. Na mikino. None shosho tiriza urumva. Shosho. Igifaransa n'ikinyarwanda n'icyongereza byose. Teacher zone yaduye example. Ariko byose. Yampaye ndabona mwabe kuri cyasha. Oya ninjye mafurisha. Twishana kumumbeze sha. Nari ndamwe na butera dore tuvuye gukurikirana amasomo y'umugoroba. Nazwe n'iki? Akabazo gato. Pe kitagutwa cyiteguye kandi ni byiza pe. Cyane na neza. Nase munawe. Nta uri. Nese basi. Murazirikane ko tugomba kujya kwamamaza president. Ibyo ni ibya mbere cyane. Uko se ubundi icya leta ntituzajya ukora tumaze kumwamamazara. Kandi ki? Wivuze tumaze kumwamamaza. Tumaze kumutora. Ahubwo se nawe uzashyiraga kumwe kuri perezida cyangwa uzajya kwa none. Kuri perezida. Oya uretse gato. Reba hano wana perezida aho bari kumutira mu karere kandi akari. Aka abaturage bamukurikiranye we. None wore wakayonda. Kayonza. Yampaye. Uri bwo bigiye kuba. Nakayonza. Ndagenda kandi. Ubu bigiye kuza sha. Yampaye. None se sha. Babicaye. Amakuru mashyashya. Cyane neza kabasha. Reka mbabaza. Icya leta mwebwe mukiteguye itashanje n'abutera ko tusigaye dukurikirana amasomo y'umugoroba. Umuhungu fizika imereye nabi. Nanjye English nyarwanda. Kumaze kumenya icyongereza n'ikinyarwanda kandi nanjye nkaba nzi masi na shosho rata ntitwazicara ku ntebe imwe noneho mu kizamini azi akankopeza nanjye nkamukopeza ku byonze ariko se buriya byakundara. Reka nkubwize ukuri muhungu wanjye. Kugira ngo umukopeze. Twigira ahantu hamwe. Kugira ngo umukopeze. Gukopeza umuntu nibibi wakiro. Wakino bahita baguheza na biro tibahita bayita ahubwo yakabaye. Uzikora igikopeza umuntu akakurusha. Uzikora iryo. Igikopeza umuntu akakurusha. Wabisa. Buriya turonkomye. Tuzifuza ko wayitsindwa. Umva gutsindwa torokome birababaza. Kandi nanone reka mbagira inama nanone urumva nk'ubu ngewe na nzirorera turi gupiganira umwanya umwe akaza ku wa mbere n'undi akaza ku wa kabiri. Ukuri rwose kuva mwarahuje imigambi mukaba muri kwigira hamwe ahubwo nanjye reka nze nigane nawe. Baganye bete tumaze nigire mu kuzana amagambo yanyu. Ogeso. Kamaye nkadate. Yose gazikanyura ku bantu. Yawe. Byatangiye kuva ryari se shagisho. Byatangiye kuva ryari. Zisaha ndanywa amata. Ndatuje ndatekanye. Perezida Paul Kagame. Kamaye nkadata. Ubwo sinamutegera ngo natuje. Inde. Inde. Perezida ari seri Paul Kagame agiye yaduhaye inka zisari Kayonza we urabyibuka Zobe mbaza ari seri Secondaire muri serie. Ariko cha yawa Jesu mora muno. Nage nibuje guhaguruka numvise kano kanumbere. Siko umugabo yanarakaye ariko nyengo perezida ntabwo umuzi ariko ntabwo watora ne hari perezida ntabwo uzi arya ngo ntabwo Paul Kagame arya ngo ntabwo Paul Kagame ni Philippe wewe inde Philippe oza umuntu utazajya yaka imisoro Philippe
wanze gutora perezida Kagame Paul Kagame ngo umwamamaze unamutore FPR oye umaze imyaka 30 Paul Kagame umaze imyaka 30 reka nkuba mu myaka 30 maze ntabwo waryaga imitsi ye ngewe njye imitsi none jewe mu myaka 30 maze uzigereza mu myaka 30 maze reka nkubaze mu myaka 30 maze uzi inzara ngewe njya ku mitsi uzi yuko neza udatekereza uvuga ibyo bintu sha bute ubu wasanga aryama yashika no ku buriri bw'agasura sha ntabwo mba nabwiga uzi uko abanyarwanda mutajya mwemera yewe none iki ni igihazi wowe wajya gutora umuntu utazakuraho imisoro uzakomeza gusorera ese sha iyo misoro hari cyari gutwaye hari cyari gutwaye imisoro hari igitwaye none se urarya ubyuriye bigasohoka ntacyo bikumariye mu mubiri wawe ariko ntabwo mba nishyura simba nishyura amafaranga asava he ariko we yakubwiye ngo iki nta musoro azasaba nta musoro azasaba ntawo kuko batazakwaka amafaranga nibyo wumva ushaka ujya kumutora umutekano se wose mu Rwanda ni gute tutatora perezida amasoko ntatwegereye amavuriro ntari bugufi yacu imihanda nikoze ese amazi yo ntitwayabonye ni gute tutatora perezida wamugani perezida ari byose ni umubyeyi wacu nta cyatuma tutamutora reba urubyiruko yatumye tumenye kwihangira imirimo kisa ntawe duhejwe mu Rwanda tujya aho dushaka ugatinyuka ngo uratora Philippe Hassan wowe ndabona utangiye guhinduka nk'igicu cy'imvura ninjye na perezida Paul Kagame wamaze uvuga Philippe niwe wavugaga rata perezida Paul Kagame udashyizeho igikumwe se wabura kuvana n'iki ku gipfunsi aho kuri perezida Paul Kagame kwa Philippe yewe nose ngo njyewe ko ndi kwa perezida Paul Kagame ibyiza tugezezaho sha ubu nsigaye nambara inkweto ni kwa mugabo wete gato kubera ikiye kuri uyu ninde wavugaga mu bana ubu niko petiri kurembe yacu wasanga uri gishushanyo ni igisitati batuzanye ninjye na perezida iki se ndashaka kunya wiki mpamvu ndashaka ushaka ndashaka ndaninya mu kiganza nutanyana mu bwiherero ndaninya mu nzu wawe nguragira ute ndaninya mu nzu wawe yegari yera nagaguyagunya iki se ndajya gunya mu nzu wawe njye utanyana gunya yewe ndaninya nagagunya funga amaguru aninya we